natakiye Uwiteka arangije arasubiza rasi edobefo nekidi sasoma penimanga yasika rarawe yabonema urimo urataka uri ku musozi urimo urataka wa mubyeyi we urimo urataka wa mugabo we urimo urataka wa mukobwa we urimo urataka ntawakumvise. Imana yanyeretse abantu benshi cyane bababaye inyereka harimo n'abayobozi bababaye, inyereka harimo abapasiteri bababaye, inyereka harimo abaririmbyi bababaye, inyereka abantu b'ingeri zose bababaye bafite umubabaro. Ariko ndagira ngo Imana ikumara umubabaro. Sinzi umubabaro uhagazemo, nta nubwo nzi umubabaro uri kugendana, ariko ndumva shaka ko Imana ikumara umubabaro muri urwo rugo rwawe. Uryamana umubabaro uri mu buriri, uryama kuri matora nziza, mu ikuvureri nziza, ku gitanda cyiza, mu makaro meza, ukaba muri etaje. Hanyuma turabashimiye abantu mudukurikirana umunsi ku munsi, muri mu Rwanda, muri Afurika, mu bihugu byinshi bitandukanye, abantu bari muri Amerika, ku mugabane Burayi. Dushimiye Imana ko yaturinze namwe ikabarinda. Kandi hari amagambo Imana yavuganye natwe dutangira uyu mwaka, iravuga ngo abantu banjye batangiye uno mwaka na 2026 bazabona umugisha wanjye. Rero bishaze ngo umugisha w'Imana dutangiye kubona. Impamvu mvuze ngo umugisha w'Imana dutangiye kubona, ushobora kuba urwaye kabatse se kwa mbwiye umugisha kandi ndwaye, kandi umugabo wanjye bamufunze, kandi umugabo yantaye, cyangwa se umugore yantaye, cyangwa se ndwaje umwana, cyangwa se mfite ibindi bibazo n'amadeni. Ndagira ngo nkubwire ngo umugisha Imana itanga kuburiho byonyine, icyo ni ikintu kigaragaza ko Uwiteka Imana azakugira neza. Hanyuma rero turabashimiye ko mukomeje gukanda subscribe, like, comment, musharinga iki kiganiro kugira ngo ubwami bw'Imana burusheho kugira kwamamara. Mudushyigikira ko gukora umurimo w'Imana n'ubushobozi n'amafaranga murabyumva namwe, ariko Imana ibaho umugisha kuba ibyo byose mubikora. Hanyuma reka dusenge Imana tubagezeho icyo Umwuka Wera yavuganye natwe. Imana ibagire neza. Mana turagushimiye, tugushimiye ko waturinze kandi wabanye natwe, twabonye imbaraga zawe, twabonye gukomera kwawe. Warinze abantu bari ku mugabane w'Uburayi, warinze abantu bari muri Amerika, warinze abantu bari mu Rwanda, bari mu Burundi, bari muri Kongo, bari muri Tanzania. Aleluya, waraturengeye. None ne wayibone ma edobefo lasi editangone manga henegidi bini sasoma rarawa yabone maisika taweza ne maigidi bini nekudi bini edita. Turavuze ngo uhimbazwe imbaraga z'Imana zerekeza ikiganiro. Uzacumva arwaye afite ibibazo, Mwami bizakemuke mu izina rya Yesu. Tugirire neza, ubane natwe kandi udushyigikire. Urakoze kuye kubana natwe mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana. Zaburi 120 umurongo wa mbere haravuze ngo mu mubabaro wanjye natakiye Uwiteka aransubiza. Mu mubabaro wanjye natakiye Uwiteka aransubiza. Mbese naje kukubwira ngo Uwiteka Imana yo mu ijuru ikintu cyitwa umubabaro akirangize kuri wowe. Akirangize igeretse kabiri cyangwa se gatatu cyangwa gatanu, ariko ukabibanamo umubabaro. Base wowe ubwawe ntabwo bikunejeje, uhorana ikintu cyitwa umubabaro. Wanasenga ukagira ngo Imana ntiyakumvise, ariko kuba wumvise iki kiganiro ni igisubizo cyawe. Haleluya. Ariko ijambo rivuze ngo iki? Riravuze ngo mu mubabaro wanjye natakiye Uwiteka, arangije ngo arawumva, ngo ahita nsubiza. Lasi edobefo nekudi bini sase. Imana nyeretse abakobwa benshi bababaye bafite umubabaro, bagendana umubabaro, bese bo ubwabo bumva ko bitazabasha kuba bakurwa muri uyu mubabaro. Imana yantumye ko mbwira aba bakobwa bababaye, mbabwira ngo nimuhumure, nimutakire Uwiteka.
iyo umuntu atakiri Uwiteka, Imana ikuraho umubabaro. Iyo umugabo atakiri Uwiteka, Uwiteka akuraho umubabaro. Iyo umubyeyi atakiri Uwiteka, akuraho umubabaro. Uyu mubabaro ntabwo Imana yitaye mu gihe umaranye, nta nubwo yitaye imyaka umaranye. Shaka umaranye umubabaro w'uburwayi imyaka 10, urwaye imyaka 10, uri mu bitaro, ari uri ufite sonde mu mubiri wawe, mu nda, iyo sonde ikaba iri kukubabaza. Ariko nkuzana igisubizo cy'umubabaro. Ushaka ubabaye bitewe n'ubwo burwayi bwa kanseri, bwa sima, bwa sida, bw'amara, bw'umugongo, bw'amaguru, bakabahora bagusunika mu igare ukaba ubabaye. Ariko birivuze ngo iki? Iravuze ngo mu mubabaro wanjye natakiye Uwiteka, rasito pedifonema, arangije arasubiza. Mama, uyu mubabaro ufite watewe n'umugabo wawe, ubu tuvugana uri muri divorce, amasambu n'abana ntabyo ufite, utegereje ibyo umwavoka azakubwira. Ndagira ngo utange zitangazo kubwira ngo uyu mubabaro urimo, uyu mubabaro ugenda, uyu mubabaro ucuruzanya, uyu mubabaro usengana, mu mubabaro utakiri Uwiteka, mu mubabaro w'uburwayi, mu mubabaro w'imanza, mu mubabaro w'amadeni, ufite keredi, wa n'umubabaro urabona itariki zagiye. Ariko mu mubabaro natakiye Uwiteka, arangije arasubiza. Urababaye, genda muri vewiti, genda muri vigoro, umusirikare, fite ibirokoroko, fite n'abasirikare bakurinda, n'igipangu cye kirarindwa. Ariko urababaye, ubana n'urugumo rw'umubabaro. Takira nde? Takira Uwiteka. Witakira pare, witakira marene, witakira papa wawe, witakira mama wawe, witakira mushiki wawe, witakira mudugudu cyangwa muzisibo cyangwa igihugu, ahubwo takirane Uwiteka. Uyu muntu witwa Dawidi ngo yarababaye. Nekudi bin Saf edita yarababajwe n'iki? Uyu wari umusozi ngo w'amazamuka. Dawidi yari arimo atera umusozi w'amazamuka, ariko afite ikibazo cyo kurwana n'umuntu witwa Sawuli. Sawuli ntabwo yashaka ko bamukura ku ngoma, ariko Dawidi ngo aterera ikintu cyitwa umusozi, awuterera ababaye, awuterera afite amaganya ndetse n'agahinda, ngo kuko igihe cyose umuntu witwa Sawuli yahoraga amuhiga. Ariko ndagira ngo ngwitangaze, uyu mubabaro Imana iwurebe. Wowe ubwawe urababaye, ubyara inda zivamo, uwo ni umubabaro. Mbese wowe ubwawe barakurambagiza, ubukwe bugapfa, uwo ni umubabaro. Wowe ubwawe wabuze akazi neza wirirwa wicaye, uwo ni umubabaro. Wowe ubwawe mbese wabuze urubyaro, umaze imyaka myinshi usenga Imana, ubwira Imana ngo Mana wamaye urubyaro, newayisinima edita ngonema rarawe bone sas nekudi bini kuta topita eras. Uyu mubabaro umaranye iminsi, uyu mubabaro ujyama ujyanana muri iyo modoka, ufite amangazini, Imana aguha amafaranga, ariko wifite undi mubabaro utabasha gutanga amafaranga ngo uyu mubabaro urangiye. Ariko ngo mu mubabaro wanjye natakiye Uwiteka, arasubiza. Wa mukobwa we, takira Uwiteka agusubize, agukuraho umubabaro. Wa muyobozi we, takira Uwiteka agusubize, agukuraho umubabaro. Wa muririmbyi we, takira Uwiteka agusubize, agukuraho umubabaro. Wa mushumba we, wakira urwandiko rukubwira ngo hagarara, ntuzongera kuyobora iri torero, rirasenywe, rirafunze. Wowe urumva ko ibyawe byarangiye, ngo niryo byagutungaga, ngo n'abana bishyuraga minervari, ngo no zavaga, ngo no wakuraga amafaranga yo kwishyura inzu. Ndagira mubwire ngo uyu mubabaro Dawidi yawugezemo, ariko ngo atakira Uwiteka, amwereka ibibazo n'ibigeragezo arimo. Ariko ngo mu mubabaro atamuka umusozi ababaye. Erasinima, ijwi riramanuka riravuga ngo Dawidi humura, nzica Goliyati ndetse nzica na Sawuli. Sawuli yaramurembeje, Dawidi yumvaga ashaka gukurwa mu ishyamba. Ariko ngo igihe cyaje kugira, Imana iramwibuka. Uyu wari umusozi w'amazamuka, arimo arazamuka. Sinzi umusozi urimo urazamuka muri ayo mahanga, sinzi umusozi ushaka kuba ari uburwayi, ushaka kuba ari ibibazo, ushaka kuba ari mbese
ari uw'amadeni, ushobora kuba ari uwo gutabwa, ushobora kuba ari mbese ari uw'uruvugo, ariko umusozi wose waba urimo, senga Imana mu mubabaro wanjye. Muri icyo gihugu, muri ayo mahanga, uri muri Amerika, uri murataka, uri mu Burayi, uri murataka, uri muri Kenya, uri Tanzania, uri mu Burundi, uri muri Kongo, uri Central Africa, uri gutaka, takirima ngo mu mubabaro. Dawidi atakira Uwiteka aramusubiza. Imana igusubize. Amen. Imana igusubize. Imana igusubize. Umaze uti utaka, ubwira Imana ngo Mana ngwino untabare. Ndamubwira ngo hari umuntu watakiye Uwiteka kumva Yesu gusa. Impumyi bita Barutimayo ngo yiciraga ku nzira isabiriza, bashyiramo igiceri kitabara n'ikibara, ntamenye kubitandukanya. Ngo amara igihe yicaye ku nzira, imvura imunyagira, inzara imwishe. Barutimayo ari impumyi, nta muntu umwitaho, baramuterura baramuramirwa. Ariko ngo kuri iyo nzira yicayeho Yesu w'i Nazareti ngo aza kuhanyura. Amajije kuhanyura, iyi mpumyi ngo yarumvaga, ngo yumva abantu bataka bavuga ngo Yesu mwene Dawidi tubabarire udukize. Ngo atamenya Yesu, amenya ko ari Yesu mbese w'i Nazareti. Ndamutangaze mubwire ngo iyo Yesu yageze ku nzira yose waba yicayeho ayiguhagurutsaho. Barutimayo ngo arataka, aravuga ngo Yesu si wa wundi nzi, si wa wundi wa kwa Yozefu mwene Mariya, none ni w'abantu bari gutakira. Ngo arataka, ngo aravuga ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira ugire ute unkize. Barutimayo amaze gutaka, iri jwi ngo riragenderwa mu matwi ya Yesu. Yesu ngo arahagarara, araranganya amaso umuntu utazi, ariko ngo ahamagara Barutimayo, kuko abantu bashakaga ko ahora kuri iyo nzira ayicayeho. Hari abantu baba bashaka ko uhora muri icyo kigeragezo, muri izo ntambara. Ariko naje kukubwira ngo umubabaro uri gutakira, ho waba uri kutakira wose, waba uri mu bitaro, waba uri mu bukode, waba umugabo yaragutaye, nta mubabaro n'umwe Yesu atarangiza. Mwabashumba nimutakira Uwiteka nubwo mubabaye, mwabadiyakoni, mwabaririmbyi, mwabayobozi, tugeze mu gihe tugomba gutakira Uwiteka akareba umubabaro dufite. Iyi mpumyi Yesu arayihamagara. Bamwe batashakaga ko ahagurukaho ngo baramucyaha, baravuga ngo hora ceceka, ariko ngo arushaho gutaka kuko yari yamaze kumenya ko Yesu w'i Nazareti yaje. Arushaho gutaka ko bamucecekesha, arushaho gutaka ko bamucecekesha, arushaho gutaka. Yesu ngo aramuhamagara, ngo aramwambwita baraguhamagara, ngo ate umwambaro cyangwa se umwitero yari yambaye, ngo akurikira Yesu. Ageze kuri Yesu, Yesu aramwitegereza, aramubwira urashaka ko nkugirirane? Aramubwira urashaka guhumuka? Yesu ngo ahita amuhumura, ako kanya akora igitangaza. Hanyuma Yesu ari kumwe n'abigishwa be bagenda mu nzira, bahuye n'umuntu wavutse ari impumyi, nawe yari afite umubabaro ukomeye. Ari kugenda mu nzira, abigishwa ba Yesu babona uwo muntu, baramubwira ngo Yesu mwigisha, mbese uyu muntu ko ababaye, ko agenda bamunandase, ko nta gishoro, ko arwaye, ko ari imfubyi, ko umugabo amutaye, ko nta kazi agira, ko yahora mu bitaro, mbese ni ibyaha bye byamugize kuriya cyangwa ni ababyeyi be? Hanyuma Yesu aravuga ngo hoya, ntabwo kuba ahumye uyu muntu ari ibyaha yakoze, yarababaye. Ariko Yesu aravuga ngo ahubwo uyu muntu ni ukugira ngo imirimo yanjye njyewe Uwiteka izerekanirwe muri we. Yesu akora iki? Ngo ahita amufata, ngo ahita atoba koma, amaze kugato agasiga mu maso, aramubwira ihute wiyagera ku kidendezi cy'isoro wawe. Uyu muntu yarababaye, iyo adahura na Yesu ngo amukorere igitangaza baba baramwishe. Erasinima edita, ndi kukubwira ngo Yesu areba umubabaro ubanye nawe muri urwo rugo,
muri abo bana, muri iyo bizinesi, muri icyo gihugu, muri amahanga. Umubabaro wawe Imana iwurebe. Ubabajwe n'abana batiga, ubabajwe n'iyo ndwara y'amaguru, ubabajwe n'iyo sima, n'iyo kanseri, ubabajwe n'uburyo ubyara inda zivamo, ubabajwe n'uko wabuze urubyaro, ubabajwe n'uko umugabo agutaye, ubabajwe n'ubukobwa. Basi ikibazo cyose kikubabaza, Yesu arabishoboye. Ashoboye amadeni, ashoboye izo ndwara, ashoboye sima. Basi mu mubabaro nataciye, Uwiteka arasubiza. Niwi edobe rasi widibini niwi sasoma nekudibini sase edita dobinima niwi erobefo. Yewe mugabo, ngwino kwa Yesu. Wowe ubabajwe n'umugabo wawe ari umusinzi, ari umusambanyi, ari umunywa nzoga, ngwino kwa Yesu akugira neza. Waruhijwe n'itabi, waruhijwe n'ubumbese n'ibyo byaha, ngwino kwa Yesu agukize. Ariko ngo Dawidi atakira Uwiteka, Uwiteka arangije aramusubiza. Reka dusenge tubwire Imana ngo Mana, uyu mubabaro turawuguha, ngwino ugira ute udusubize. Nimero yanjye ni 078 35 51 11 078 35 51 11. Ariko umubabaro wose waba ufite, Yesu arawushoboye. Mama, urwo rugo rwasenyutse wibabara, Yesu yarabibonye. Bizinesi ya yahomye, humura, Yesu yarabibonye. Iyo ndwara ufite uri mu bitaro, horana randevu, horuca mu byuma, mivuduko w'amaraso, kanseri n'ibindi, uri umukene, ubukwe burapfa, kuramo inda, ibyo byose Yesu agize ute arabishoboye. Mana turagushimiye kubw'itariki no muri uyu mwaka. Hari abantu bababaye, hari abagore bababaye, hari abanyarwanda bababaye, hari abanyafurika bababaye, hari abantu bari ku mugabane w'Uburayi, twumva ngo bagiye muri Amerika, twumva ngo bagiye mu mahanga, ariko barababaye. None baragutakiye, nanjye ndabasengeye, nubakize, nubatabare, nubarengere. Urakoze Mana kuturenge kandi tuye gushima mu izina rya Yesu. Amen.